Floriane yazanye umukobwa mutemba shosho mutereka amata ariko so muzungu ndamutaka muheriye he kibazo wose n'umwana n'umukobwa ukuze n'umukobwa ukuze uyu mbese uri kubona ari umukecuru ahubwo rukukuri urese nguremo kagasa ya noneho yewe n'umusatsi wazanye undi imisatsi yabaye ibiri niko nuko namutegezemo igitambaro ikibazo ni kimwe yewe ndanga kwibaza kubera iki bataguhaye umwana bakaguha umukobwa mukuru none siwe nari ihene yitwa ndase yitwa nde yitwa Umwana teta n'umunyarwanda se cyane n'umuzungu n'umuzungu nose Umwana teta amazina y'ikinyarwanda yombi rwose kubera iki adafite wenda titwa Joli tubireke cyane biza ryari bikunda kumfata nijoro nari ndyamye nijoro nkangutse mbura umwuka dusubire mu Floria karame mangira mbabarira ntubikabirize babaze ayiwe pinyetere pingu nasokanye n'uruswendero kakantu niko yifashisha ugakoresha gute bakaguhaye babona bigeze ku ruhe rwego ndagafungura nkagakoresha gutya nkakoresha mu kanwa nkakanda tubahe ikaze inshuti zacu z'akadasohoka mwese mukomeze mugubwe neza cyane tubahe ikaze abanyarwanda muri mu bice bitandukanye by'isi ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda birashoboka ko waba utari umunyarwanda ariko ukaba wumva ururimi rw'ikinyarwanda nk'uko natwe twumva indimi z'ahandi mwese tubahe ikaze kandi tubashimire cyane abanyarwanda b'abanyarwanda mukomoka mu Rwanda mukaba muri mu mahanga mwese tubahe ikaze twongere tubazanire inkuru mukunda z'iwacu mu misozi y'u Rwagasabo ni imisozi myiza tujye tubabwira aho tugeze mu bihe abana bagiye kuruhuka igihembwe kirarangiye cy'amashuri ubu bari mu rugo ndetse abari mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye bo bakaba bari mu bizamini tubifuriza gukora neza kugira ngo bazaserukane ishema n'isheja ibizamini babitikuye bameze neza kugira ngo umwaka utaha bazakomeze muri section bige batere imbere ubuzima bwabo bwa buri munsi nanone ni mu burengerazuba bw'u Rwanda umujyi wa Rubavu umujyi w'abajene n'abajenekazi ku mazi ku mucanga niho nageze Floriane muramuzi ntabwo ndi bwongere kuguma mubabwira n'umwana umaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga ikindi Floriane ni umusizi kuko yakoze umuvugo tuzajya duhora tubivuga ku mugezi wa Sebeya umugezi wahitanye abaturage benshi muri kano gace ugahitana n'ibyabo byatumye rero uyu mwana aba icyamamare kimwe n'abandi bana bose bari mu gihugu ari kumwe na mugenzi we nawe ni muto n'umwana muto ariko nababwira ko we nubwo tugiye gutangira ikiganiro twishimye ariko ntabwo uyu mwana we yishimye uyu mwana mukunze kubona abana benshi bakunze kuba baseka bishimye urugero nka Floriane ariko yusi ko ameze kuko uyu mwana agira ikibazo cy'uburwayi bw'ubuhumekero ndetse akaba afite aka kantu muri kubona kano niko kamufasha iyo nyine igihe kibi kibayeho ntekereza ko ushobora kumusapotinga kugira ngo yivuze n'umwana ufite amateka maremare ndetse afitanye isano n'umuryango ntari buze kuvuga inkomoko y'umuryango cyane ko umwana ari wenyine muri make ntabwo twabiganiriyeho ku buryo umuryango we twawuzanamo ariko afite ibibazo by'umuryango afite ibibazo by'umuryango wenda ushobora kutwandikira inbox ukabitubaza wakenera ko tunaguhuza nawe tukaguhuza nawe impamvu twamuhuje na Floriane rero Floriane ni umunyempano ariko n'uyu mwana nubwo afite ibyo bibazo mbabwiye nawe ni umunyempano tugiye kuganira kandi ndabizi ko muri buze kugubwa neza mutemba shyushyu mutereka amata ruhanganye ubuhanga
ubwiza budashirira la oya ntabwo ari uko baseka baseka bati baseka nk'abagabo bagiye ngewe niko seka ngewe nararemaye yegereze mikoro yegereze mikoro nyine ngo agire ati ngewe nararemaye mwana ayo dataye nuko wasekaga sekeneze niko ukwiye kunsengera dore inkweto rero gahunda uko ahantu igeze n'umugore yakugurira ariko umugore wandeze umugore wawe ntabwo jya icyakubwira ubukene afite maze nawe izezo zarahengamye gutya zarahengamye nk'imodoka reka ngusetse noneho ngo mitsutsu ngo ngewe nta mata nanyweye ni bebe we yaguheye warinde mitsutsu ahubwo jya wiyegereza mikoro ikwegere hano hasigaremo akanya gato gato mitsutsu yari ari kubesha ngo ni wewe ni bebe wanyweye amata bebe yanyweye kandi yasinze bebe kuni nabonye asigaye afungura firigo ndakubwiza ukuri pe bebe yawe ku majereka nk'inyiri umwana muganga yamutegeze kunkura mu mata ati uyu mwana mu mata yamuteye ikibazo kuva icyo gihe mbisa nta mata nigeze nkoza ku kanwa igihe wahereye uburana ntari amata araryoshye pesi mama amata yita ngo iki yitwa topu milika si ngombwa kuyiba yapfunguruye ariko se izo sitori zawe ko zishobora gutuma imbavu z'umuntu ugenda ikaruma noneho mitsutsu hano hari akantu ako kantu kakuguyeho hano ni agake nibwo kibyuka ubona agira ngo ndebe ko ari gukibyuka ongera ukore muture noneho mitsutsu yose yambaye kagira inkuru n'umunwa wo kugira gute kuziba inyi inkuru nyine mitsutsu yashobotse yambaye buji yambaye iki buji puci kopa puci ni puci erega igeze ntabwo njya nzimenye noneho amaze kuyambara ibikweto byahengamye nyine nk'uwarwaye kavunja noneho mugenzi we aravuga mugenzi w'ubwo ninde mugenzi w'ubwo ninde yitwa masaka nyine umuhungu masaka noneho gisohoka cyahengamye sheri wacyo noneho anakunda social media noneho ndakubona nta n'isoni gifite ngo noneho ngo natuye kuganira reka Floriane warasetse umva ndatembagaye ariko Floria ushaka kuba ukunda amafilme comedy none se ntayikunda kuri kw'Imana tubaye ikaze inshuti zacu z'akadasohoka mwese mukomeze mugubwe neza cyane tubaye ikaze abanyarwanda muri mu bice bitandukanye by'isi ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda birashoboka ko waba utari umunyarwanda ariko ukaba wumva ururimi rw'ikinyarwanda nk'uko natwe twumva indimi z'ahandi mwese tubahe ikaze kandi tubashimire cyane abanyarwanda b'abanyarwanda mukomoka mu Rwanda mukaba muri mu mahanga mwese tubahe ikaze twongere tubazanire inkuru mukunda z'iwacu mu misozi y'Urwagasabo ni imisozi myiza tujye tubabwira aho tugeze mu bihe abana bagiye kuruhuka igihembwe kirarangiye cy'amashuri ubu bari mu rugo ndetse abari mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye bo bakaba bari mu bizami
ibizamini tubifuriza gukora neza kugira ngo bazaserukane ishema n'isheja ibizamini babitikuye bameze neza kugira ngo umwaka utaha bazakomeze muri section bige batere imbere ubuzima bwabo bwa buri munsi. Yes, nanone ni mu burengerazuba bw'u Rwanda, umujyi wa Rubavu, umujyi w'abajene n'abajenekazi ku mazi, ku mucanga. Niho nageze. Floriane muramuzi, ntabwo ndi bwongere kuguma mubabwira, n'umwana umaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ikindi Floriane ni umusizi kuko yakoze umuvugo tuzajya duhora tubivuga ku mugezi wa Sebeya, umugezi wahitanye abaturage benshi muri kano gace ugahitana n'ibyabo, byatumye rero uyu mwana aba icyamamare kimwe n'abandi bana bose bari mu gihugu. Ari kumwe na mugenzi we, nawe ni muto, n'umwana mutoya, ariko nababwira ko we nubwo tugiye gutangira ikiganiro twishimye ariko ntabwo uyu mwana we yishimye. Uyu mwana mukunze kubona abana benshi bakunze kuba baseka bishimye, urugero nka Floriane, ariko uyu si ko ameze kuko uyu mwana agira ikibazo cy'uburwayi bw'ubuhumekero ndetse akaba afite aka kantu muri kubona, kano niko kamufasha iyo nyine igihe kibi kibayeho. Ntekereza ko ushobora kumusapotinga kugira ngo yivuze. Ni umwana ufite amateka maremare ndetse afitanye isano n'umuryango, ntari buze kuvuga inkomoko y'umuryango cyane ko umwana ari wenyine muri make, ntabwo twabiganiriyeho ku buryo umuryango we twawuzanamo, ariko afite ibibazo by'umuryango pe, afite ibibazo by'umuryango. Wenda ushobora kutwandikira inbox ukabitubaza, wakenera ko tunaguhuza nawe tukaguhuza nawe. Impamvu twamuhuje na Floriane rero, Floriane ni umunyempano, ariko n'uyu mwana nubwo afite ibyo bibazo mbabwiye nawe ni umunyempano. Tugiye kuganira kandi ndabizi ko muri buze kugubwa neza. Mutemba shyushyu mutereka amata, ruhanga ruhanganye ubuhanga, ubwiza budashiriro. La Floria meze neza ko warusinziriye? Oya, ntago nsinziri. Habuze gato ukuntu witabye kikomando ati Floriane, wagira ngo nyine ni umuntu uba witaba nk'umubosi. none se umuntu witaba umubosi agira ngo dusubiremo Floria karame nawe nyuma noneho ko bikoze neza. Ariko wambwiye ngo mpindure igitwenge. Ngaho nyigira igitwengero, twagiye ndarepeta icyo wasetse. Ubwo si cyo ngicyo giye ntakigana nge. Agejyire joga. Ngwihi. Icyo ndakimenya ngo oya karimo ngo icyo ntabwo uri kukibumvisha. Ndashaka ibitwenge nka bitatu kugira ngo mpitemo nimba icyanjye wakinenze ngo mpindure igitwenge. Twambwiye icyo birarangira ari cyo ngope. oya ntabwo ari byo ndi kuvuga, ariko sinabyizi wowe uri kuvuga ibiki ko ntariho mbyumva. Reka twumve ngo gushyira mu ijwi ribi. ese uragira ngo mbigenze gute? Ubundi umuhogo wawe n'umuhogo wanjye uzi imyaka maze ni myinshi. Uwanjye dore uri kugenda ugira gutya, wegerana hasigaye akantu kangana. Floria, waretse kundebera inkweto. Wampabari urandebera inkweto nubwo yasamye ubona hacamo imbeba igakora. Hacamo n'amariyozi. Arizo yacamo akuri kubibona nkubisibuye maze gukubita ibuye ye kuvanwa ngo pa. Ndebye mbona igize gute? Iracitse. Iracitse. Ikikijwe n'iki? Nyine ni ibuye. Plastike kutashika. Nasi ni plastike. Iri plastike ibayita in China. Kangahe? Rimwe. Nge ni 20. Nembe nawe. Koso urumva uhanye nanjye. Mbabarira. Floria meze neza? Yego. Nakuzaniye umushyitsi. Umushyitsi witwa nde? Ngaho.
muhereze mikoro yivuge. Iradukunda Kerema umusizi wo mu karere ka Rubavu. Iradukunda Kerema umusizi wo mu karere ka Rubavu. Kudahise ugira gukita ibyo bintu ndabyemeye musore. Ibyo bintu ni sawa. Umwana wawe si kankureke. Umwana iyo muntu rero nkuko ubibona urabona ko ari umusore mwiza ruhanganye ubuhanga kumureba nukurarama mureba ariko sindamure. urabona ko ari umusore mwiza rutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza rutinwa wagira ngo ari korera. uri kumubona urabona ko ari umusore igituza cy'umunihira uri kumubona. None se reka tuganire kuri bya bindi. Kubihe reka tubiganireho tubivugeho bya bindi twagiye ibihe. None se karame ko ari kumakanya umugore ntamesa umugabo ntamesa. ungaruye muri yasije yashaje. Yasije yarashaje ahubwo umushyitsi nakuzaniye afite umuvugo witwa gay. umva muhereze mikoro aho tubwiye. Umuvugo ngiye kubagezaho nsanganyamatsiko yawe iragira iti turwanye inda ziterwa abangavu twubaka umuryango ubereye u Rwanda. Ibyo Florian arabizira. Umuntu utera umwangavu inda yahitamo aramuzira. Uwo ni umwanzi w'amajyambere. Florian ni ukuvuga ngo yanga umuntu. Ntabwo ndi Florian. Uri Florian. Yego akomeza ijambo. Yemwe banyarwanda nshimishijwe no kuba umwana w'umunyarwanda kuko nta muco uruta uw'i Rwanda, ariko ikibabaje umutima wanjye ni uko urubyiruko rw'u Rwanda rukomeje guhohoterwa cyane cyane abangavu. Abangavu nibo babyeyi bacu b'ejo hazaza, nibo bayobozi b'igihugu n'abagituye. Turwanya ababashukisha ibintu bitandukanye babashora mu mibonano mpuzabitsina kuko abona umwanzi w'amajyambere ndetse n'imungu ubukungu bw'igihugu cyacu. Ihohoterwa rituma duta umuco wacu nk'abanyarwanda, igihugu cyacu tukagisiga icyasha. Abahohotewe tubagira inama yo kugana ubuyobozi kugira ngo barega ababahohoteye, bahanirwe ibyaba byabo, bagane n'ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo barindwe kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse no gusama inda ziterwa abangavu. Abo babihemu babahohoteye bashyikirizwa ubutabera bw'u Rwanda kugira ngo bahanirwe ibyaha byabo, maze twese hamwe twubaka umuryango ubereye u Rwanda uzira ihohoterwa. Yari umusizi wanyu Iradukunda Kerema usiga abasore n'inkumi bagasigara basiganuza ibisigo byasizwe n'umusizi Iradukunda Kerema. Murakoze. Wow. Kerema uvuze amagambo akomeye. Ayo magambo arakomeye. Kandi impamvu akomeye nuko n'igihugu cyacu ibyo bintu kirabirwanya cyane. Ngira ngo twongere twibutse n'abantu ko iyo uteye umwana w'umukobwa inda bihanwa n'amategeko ku rwego twavuga ko ruhanitse. Icya kabiri, iyo noneho umwanduje imwe mu ndwara zidakira, urugero nka virusi itera sida, igifungo ni icya burundu kuko ntaho ubutaniye no kwica umuntu. Yego. Floria, fati iyo mikoro wumve icyo gisigo cye. Ndabizi ukunda abana b'abakobwa cyane. Ufite abana bangahe? Inde? Wowe. Yewe mfite wowe mfite n'uyu mfite n'abandi babiri mu rugo. Kutabazanye? Nzabazana. Uzabazana ryari? Urabashaka ryari? Ndabashaka. Ndabashaka. Ejo. Ubwo ugiye guhita ukoresha inama byihuse y'umudugudu. Kubera iki? Kubera iki? Nuko mbashaka nyine. Kubera iki? Uragira ngo umenye se ko nabo batahohoterwa? Ubabaze. Ayiwe. Pinyetere pingu nasokanye n'uruswendero. Ariko Florian kakaruga. Ayiwe, ariko Florian. Wiganye kakaru nafashe ubushize ibintu byanjye ko byose ukora kopi. Florian kankubaze. Ahubwo nk'ubu ngubu uramutse ukunda nk'umukobwa. Umukobwa wenda yiga nko mu wa mbere muri segonderi. Ukaba umukunda cyane. Ukajya kubona ukabona ukumva ngo arahohotewe, yavuye mu ishuri yarahohotewe. Wabyakira gute? Nabyakira nabi. Banza wababara. Ari inshuti yawe wahundi nyine ukuzanira keke, akakuzanira ikibiswi, akakubwira ko agukunda, ukajya kumva ngo yarahohotewe, ishuri yarivuyemo. Kandi wowe nta kintu urangurira. Yewe. Wowe nyine. Florian.
Floriya urambeshyeye kuri televiziyo. ntacyo we. Reka nkwibutse nusanga narakuguriye. Nusanga ntabwo nari nkuzi ni ukuri. Okay. Ngini ikibazo utarunzi. Wari gato nyine. Wari gato nyine. Nari gato. Ariko narakuze. Warakuze. Usuri mukuru? Ndi mukuru nyine. Ureshya ute se? Ndeshya nk'umuntu. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka ingahe? 6 niyo uri kugira ntoya. Akori kwikuza we. Ari kwikuza wa mukobwa, ari kwikuza. Ubaze mama. Baze nde? Mama wakubyaye. Ese ko uvuka ko nabibonaga. Ko mbyibuka. Ufite imyaka iyo. Soma mu Cyongereza. Vuga ine. Si ufite? Oya. Gahunda ifunze. Wari ugiye kuvuga ine kandi narayirangiye. Ubu rero ugiye kujya mu wa mbere. Ugiye kwiga he mukobwa wanjye? Wese kutaje no mu kiganiro. Nyine nako kutaje muri graduation yanjye. Wanze kuntumira se? Nukuri. Dada yaraguhamagaye. Arambura. Nyine. Zano narindi? Nari nagiye ku butaka butagatifu ikibeho. Nkunda cyane njyewe. Nkunda kujyayo. Bazakwibira telefone. Reka kibaho se bariba. Ntabwo uri umugaturika se wowe? Ndende umugaturika. Uzaze rero tujyane kwa mwamikazi wa Kibeho Mariya. Ayiwe. Ukuntu hameze? Baza mama, haba amazi y'umugisha y'amazi unywa ibintu byawe byose bikagenda neza. Mu ishuri ubwenge vi. Gukaraba ugacya buri gihe vi. Kumenya kuvuga ukamera nkuko nyine wakoze umunwa ukabyongera vi. Rukubyumva utuntu twose kubera amazi y'umugisha. Kubutaga unose nayogamo. Cyane rwose cyane ugacya. Urayoguka nayo. Mbese uridumbaguza. Namazi meza, mazi y'umugisha. Bikira yego, ongera urebe mu ijuru. Genda kwirebera. Hanyuma Floriya ugiye kujya mu wa mbere, uri tayari? Yego. Neza cyane. Ubu uzakora neza nkuko wari usanzwe ubikora neza. Nose reka nkubwire. Nawe ugombaza. Ugiye kumbaza cyangwa ugiye kumbwira? Kukubwira. Nako ngiye kukubaza. Ngiye kukubaza. Ngo nitera iki? Ingona. Iteye ite? Nako iba hehe? Mu mazi. Naho inyoni iba mu giti. Naho ifi iba mu mazi. Inyoni iba mu giti. Inzoka se nayo iba mu byatsi. Ako no mu mazi habamo inzoka. Oya. Turakagarukaho. Musubize mikoro turakagarukaho ndakakubwira. Mungu anyumeze neza. Meze neza. Uyu mukobwa urabona ko ari mushiki wawe rero agira umunwa. Upfa kumwambura uruvugiro urumuhaye biba bigoye. Mbabarira ntubikabirize. Nta munwa ugira? Ntamwo. Icyo ni igiki? Iki ngiki? N'umunwa. Ufite umunwa rero ugira umunwa. Nawe ugira umunwa rero. Uyu ngubu uyu munwa. Umunwa. Niyo mbebe umunwa wanjye. Yewe. Umunwa waye. Ngewe nago 0 kaburese baze mvuge nimero ya dada 0 8 63 11 kandi uzatuma abahungu bamutereta. Kawe si wavuga nimero ye? Nago nyivuga. Niba mujyana nago bazamujyana. Erewe urugira ngo azaguma hano. Turayisiba. Nyine azaguma hano. Nyine turayisiba. Nyine mbwira azaguma hano. Nyine amarikize. Hana zamariki. Ejo bundi ntiwambwiye ngo uzaba umumama? Ntiwabimbwiye? Nyine. None se kuki ushaka ko wazaguma hano? Nyine. Azaba haguma ngo bigende gute? Wese uzaba. Oya ngewe ntabwo nshaka ko wazaguma hano. Nshaka ko bazamujyana. Imbere rero utangira nimero itanga kanimero ke. Umenye ko turayisiba. Tuyisibira iki? Bazamujyana.
bazamujyana Florida. Tekeka ibyo ngibyo tubireke Twabiretse. Tubireke. Sawa. Sawa. Hanyuma turagira ngo turebe rero ugiye gukora uyu muvugo wawe, ngira ngo abantu bari kubyumva, wenda ntabwo ufite ryajwi ry'abafite umuvugo koko rikata hirya rigakata hino rikagaruka, ariko imvugo yawe irasobanutse. Ushobora kuba warabonye abangavu benshi bagiye baterwa inda cyangwa urabyumva. ntabwo ari ukubyumva, benshi narababonye bikagira ingaruka no ku myigire yabo no mu buzima busanzwe. Hari abo mwiganaga batakaza ayo mahirwe? Yego. Okay, none ugashaka se ko iyi nganzo yawe nayo ikura ikajya ejuru ku buryo yazakubeshaho n'ahazaza hawe? Yego. Reka noneho dusangize rero ubuzima bwawe gatoya, turaza kugaruka kuri Florian ahantu twageze, nkubwira ngo mu mazi haba inzoka utangira kubihakana, turabigarukaho. Ahubwo wowe tubwire ubu burwayi bwawe kandi wifuza ko abantu baguha imbaraga zo kugira ngo wivuze, bwatangiye gute? Kwa muganga bakubwira gute? Bimeze bite? Bwatangiye mu mwaka wa 2021. Nari ndyamye nijoro nkangutse mbura umwuka, gira ikibazo cyo kubura umwuka, tujya kuri poste de santé banjyana ku bitaro bikuru. Gezeyo baba bamaye umuti witwa avamisi, nawo no wagapompo bakoresha mu mazuru, mukoresha iminsi mike ariko babona ntacyo biri gutanga. Barambwira ngo bampereza kandi ko gukoresha kumwuka, barambwira ngo ariko ntago bizera neza ko ntago bama amahirwe menshi yo kuzakira. Ariko kwa muganga bakubwira se ngo baba bampaye ipompo yo kugira ngo bibe bigabanyutse mbe norohewe. Cyane cyane biza ryari? Bikunda kumfata nijoro. Nijoro? Hajeho ubukonje cyangwa haba hashyushye, biba bimeze bite? Ntago mbizi ko ndaryama nakanguka nkumva bigahita bimfata. Noneho byamfata bakanjyana kwa muganga, ariko nijoro haba hakonje. Nijoro nago haba hari ubukonje. Ubushize uri kwa muganga namenye ko uri mu bitaro, mbona n'amafoto yawe, hari umuntu wamaye amafoto yawe we muri mu mapombo. Hari ubwo bakujyana kwa muganga ya ambulance irinze kuza kugutwara? Yego. Bimaze kuba 3. None ukavuga uti rero ndifuza ko abantu bangirira neza nkivuza nkabikurikirana nkabimenya. Yego. Barambwiye ngo bazama transfer nje guca muri scanner Kigali. None ubushobozi bwarabuze. Ego mbibutse ko nababwiye ko uyu mwana afite message ikomeye ku buzima bw'umuryango. Ni umwana usa naho ari wenyine, kuko buriya nanone byagorana ko nza kubasobanurira ngo umuryango uhagaze gutya na gutya, nta muntu n'umwe mu muryango twabiganiriyeho, ariko kuba natabariza umwana byo ndatekereza nimba uri kubyumva nta kintu bitwaye. Umwana afite agapompo, ngira ngo muri kukabona, arakigiza hejuru murebe. Aka kantu niko yifashisha, ugakoresha gute? Bakaguhaye babona bigeze ku ruhe rwego? Ndagafungura nkagakoresha gutya, nkakoresha mu kanwa nkakanda. Nta gihe bijya bikubangamira ku bijyanye n'amasomo yawe, wenda ugasiba ishuri, ibyo bihagaze bite? Birambangamira cyane kuko no mu ibizamini by'igihembwe cya 3 nago nabikoze byose. Hari pratique 3 ntakoze n'ibindi bizamini 4. Ihangane, Imana izakugirira neza. Yego. Kandi uko wifuje kumpamagara, ndatekereza ngewe ntacyo mfite na kumarira, ariko abadukurikiye n'abanyempuwe, kandi reka mbonereho n'abasabe mbikuye ku mutima. Imana izabagirira neza nimba uyu mwana inkuru yigukoze ku mutima wamufasha. Cyane cyane ushobora kunyura ku rubuga rwacu, ariko hari n'indi nimero dushobora gushyiraho nubwo itaba kuri WhatsApp, ariko ukeneye WhatsApp wanyura ku rubuga rwacu ugahumuriza uyu mwana akamererwa neza. Ati ari ibintu gize bitebye kukwibutsa. Wibutsa ngewe? Nkibutsa ubundi se kubona agiye maze kwisazira imve zimaze kuba uruyenzi. Ibuka cya kiganiro ndi ngenyine nk'uruhara ruraho nyine ndikuvuza ibyo. Go uruhara korora igitagaza. Ngewe nzajya muri saro bampambure. Yega kwishure mara bamfungiye sinyo
Yes nyo. noneho bahite bamamura. Ariko ako kaguru karago uhora ukubita. Yego. Ayo data we. noneho Yegereza mikoro. noneho bahite banjyana muri salo bancutingire Agacutingire. Yewe. banjyane muri sama. Yewe data we. Agafi hafi aho n'agafiriti n'akamayoneze ibintu byose. ubibonye hese Noneho nutaha uze urya ka ice cream ibintu byose ari wane. njya noga ahantu kuri pisine. Sobundi uzikoga wa mugani. ntabizi. Ndibutse noneho tuzagufata uri koga. Turabe koga nk'agafi. uzahehe kwa wese haba ikivo nogeramo. Tuzajyayo. Widupa kuze nkubone. Uzanjyanayo. Ko ari wowe uhazi. Nose ko ari mu mujyi. Ko ari wowe kiravumba. Ko ari mu mujyi. Hari ikibazo se? Floria. Hari abana benshi barwaye kandi wambaye agapira kitwa gira neza wigendere. Komana yo. Cyogira neza ha. Yandirimbo urayizi? Oya. Yuriya muhanzi ntago yizi Flo. Oya. Ntago uzi indirimbo ya Karasira yitwa gira. Rambura ko kantu ariko neza turebe. Bese ko bataka gukoreye. Ngaho se uzakankorere. Uzakampemo gift. Gira neza wigendere Floria bishatse kuvuga iki? Groupe ifasha abantu. Ako mana. Bakenye. Ego disi. Dore umushuti wawe ararwaye. Nawe akwiye gukira gute gufashwa akivuza. Sibyo? Urabwira iki abantu badukurikiye? Abantu badukurikiye urababwira iki kugira neza icyo bivuze? Ni groupe ifasha abantu bakennye mu muryango ukennye. Hari umumama wahariye hirya twamwubakiye inzu. Yego disi. Arayifite. Ako mana mwagize neza. Tumuha n'imyenda n'inkweto z'abana. N'imyenda z'abana. Wow, yo Imana ibaha umugisha ijuru ribashyigikire muri abana beza kuko gufasha abantu ni ibintu by'agaciro mu buzima. Reka nkwibutse igihe twaguciriye agasheke. Agasheke? Ako rero nakugoreho mbese utuntu twose muzajya mumpa uzajya utuvuga. Afata mikoro. Nzajya nuvuga. Mbese uti twaguciriye iki? Agasheke. Agasheke. Noneho uyu munsi rero murancira agatoki. Niko bimeze oya wireba ku ruhande please. Ubushize mwanciriye iki? Igisheke. Aya wakisa agasheke. Nta kibazo urabihinduye. Ntubihinduye? Agasheke. Igisheke. None uyu munsi murancira iki? Agatoki. Sawa. N'ubunyobwa bwo kukagira gute? Kugatekamo. Ubwo bivuze ngo murama n'agasahane ko gushiraho. Akayiko kukurisha. Mugabo ntago ndi inka ngewe ndarya. Ndafungura nge ntago ndya. Nibagiwe. Ngewe ndafungura ntago ndya. Harya abana n'abagore. Bana n'abagore nibo barya. Nge ndafungura. Buretse. Ese ko iyo mikoro uri kuyishyira hasi aho ngaho. Buretse. Abantu barakumva gute? Buretse. Ni kirangira ndakuraburiza. Nta kibazo. Urabungiriye ibanga ubwo utaraburijemo hano. Hano niho habi. Hano ni habi. Hano niho habi. Ahubwo ikibazo nshaka kukubaza Florian. Shaka kukubaza. Ni iki ngiki? Kirangiza najye nkubaza. Banza umbaze. Reka tukomeze kuri bya bindi. Ugiye kuzima. Dore impamvu ntukijya kuri televiziyo. Acha Mungu ntukijyayo. Acha Mungu. Ubanza abanyamakuru barayobewe ko ufite umunwa we. Bashaka ko barabyibagiwe ko ufite umunwa. Uranyumvira. Nuza uranyumvira. Bigenze bite? Ko birakariyemo. Ngewe no ko muri iyi weekend ugiye gutwikira he? Nize televiziyo zasura. Gutwikira kwa Irene. Aho ni hamwe. Aha kwa Irene. Ha kabiri. Papi. Gatatu. Samu. Kane. Fabrice. Gatanu. Waya. Samusoni. Kuriho wibagirwa si umuntu wawe.
nibagirwe uwuheze. umugabo witwa uramwe uramuzi se navuze yago ntabwo uzajyayo ndaye uzi ko utajya ubavugisha wowe narakuvumbuye ntabwo uzi kuvugana nabo ari uwo muvugana se ntabwo muvugana voice ni wowe yivugisha ariko voice note reka ta murayikoresha ubona ukuvuga ngo niho muri iyi weekend nzakubona rero wamanutse koko nigendeye gutwika wese uzi ko ariko ikibazo cyawe ni kimwe ntongere ngisubiremo ntabwo uri gukora indi mivugo ndi kuyikora ubizi gute se ko nafite ngewe ndi kukubaza ko nafite umuvugo wa MTN cya kigo cyabaye ubukombe mu Rwanda nyine shuwa aha urafite ese nkubaze gato muri pfunda baguhaye igihembo barakiguhaye igipupe muri saro ibipupe byo muri saro biragoye baguhaye igipupe ibipupe byose baguhaye kutakizanye se mu kiganiro kutakizanye ntiwakibonye muri shuti nyine uragifite hano igipupe kimuterura genda kizane nkubeshya abantu sigiyo mikoraho ngaho utagenda ukambeshya ngo agiye kuzana igipupe uruganda rwapfunda rwamuhebye igipupe ayo dada reka dutegereze igipupe wowe uragikunda igipupe ndagikunda ubu wakiguha wagifata ukagiheka aya ntabwo uri umusaza ahetse igipupe byawe atari ariko ubundi ufite imyaka ingahe mfite imyaka 15 ibibazo by'umuryango ujye wihangana kandi ukomere igihugu cyacu buriya nuko uri umwana kigeze kugira amateka mabi cyagiye ahantu habi ariko nanone kiza kuva ahantu habi abana benshi babuze ababyeyi nyuma baje gukura barakuze uyu munsi barashima Imana icya kabiri hari n'ababyeyi babuze abana ukuvuga ngo rero nimba ibyo byose ubyumva wowe ujye wihangana nubwo waba ufite ibibazo by'umuryango ariko uba ugomba gukomera mu gihe ugihumeka ukiga kuko iki gihugu kukibamo no kuzakibamo no kuzagikorera ni uko waba ufite ubumenyi ukaba warize mu by'ukuri biba ari ibintu by'agaciro ndifuza kuzakora umuvugo w'uruhare rw'inkotanyi mu kubohora igihugu cyacu nimba rwose ibyo bintu byumva uzabikore kandi ni byiza kuvuga ibigwi by'igihugu ukavuga aho cyavuye ukavuga n'aho kigeze ibintu bikagenda neza Imana iguhe umugisha Floriane yazanye umukobwa bashyushye umutereka amata ariko si uwo muzungu ndamutaka muhereye hehe uwo muzungu mumpererwa ruvugiro ngo ndi kugira gute muri kuvuga ngo iki ni keza icyo nicyo baguhembye bipfunda yawe data we ni keza ariko gafite n'imyenda myinshi gafite n'imyenda myinshi ikibazo wose ni umwana ni umukobwa ukuze ni umukobwa ukuze umukobwa ukuze ahinduka umwana gute reba inkweto ureba akajipo ureba igitambaro cyo mu mugigo ndapfuye ko bataguhaye se icy'abana bakaguha umukobwa w'inkumi umukecuru uyu ni umukecuru mbese uri kubona ari umukecuru ahubwo rukukuri uretse nguremo kagasaba noneho yewe n'umusatsi wazanye undi imisatsi yabaye ibiri niko nuko namutegezemo igitambaro ikibazo ni kimwe yewe nshaka kwibaza kubera iki bataguhaye umwana bakaguha umukobwa mukuru none siba nari ihene yitwa ndetse yitwa nde yitwa Uwimana Teta ni
n'umunyarwanda se cyane n'umuzungu ni umuzungu nose Uwimana Teta rero Uwimana Teta amazina y'ikinyarwanda yombi rwose kubera iki adafite wenda atitwa Jolie niko Floria ngo yitwa ndi Habimana Teta Habimana nye ko ari izina ry'umuhungu ariko uri ku ntanga oya ntabwo ari iry'umuhungu mani wareka kumunkabiriza wareka kuntukira oya ahubwo warakukabirije abantu baguhebye igipupe niko oya ariko sindi igipucu nawe uri igipicu ikibazo none ko baguhaye inkumi umukecuru koko yes aka n'akabebe njya kajya kiyoza kajya kikoresha ibintu byinshi nese ubwo uri kugakorera iki none ko katabasha gukora mu mutwe ko waruvuze ngo kazi kwiyoza kabigenza gate sinago kakwikora ku mubiri none wakaritse kakitega igitambaro ko ariko inkumi zimera zitega ngwiki shawe nese ubwo n'umwana ni inkumi n'umwana oya aragaragara nk'inkumi reba inkweto yambaye nese abana bambara inkweto imeze gutyo reba ukuntu yakenyeye mbese nk'umukobwa wo ku mazi koko w'inkumi ibyo bintu bikora abana reba agatambaro mu mutwe agiye ameze nk'ugiye muri dore ibyo bintu bikora abana noneho reba ukuntu hano do agatiro hejuru yes ciao yes Floria uri kuntuburira ndi kugutuburira gute uwo mukobwa nuwo baguhembye igo nese warabyemeye yes hako baguhaye n'icyayi cyo kunywa yes icyayi barakiguhaye batakimase cyangwa akamvirope kafashe weho wibereye aho ntaziriva nirirenga gwiki ntaziriva nirirenga abanza baraguhaye ni nyine n'akamvirope si byose gabirope kavuyemo iki kavuyemo indi gahunda icyayi amata kugira ngo nyine ukomeze umererwe neza ube mutemba ngo disi urabinyibukije ako kana hobwo ari kubabara bora ntabwo genda ari kureka gukomeza kuvuga babubwira ngo baguhaye ako biki ni byiza cyane noneho urateganya gukora indi mivugo rero vuba sawa gira vuba nanjye nzaza menye iyo mivugo yawe tugiye gusoza rero tugiye gusoza ikiganiro ako gakobwa kawe ariko kagaragaze neza turebe gashyiriye ku ruhande rwawe nkabona oya gashyiraho hagati hano turebe egeza hejuru aho ngaho turebe abantu gafotore gafotore yeee eka gakubite bizu ture gakubite bizu kabaye ako yaramugaye hano bahateye ingumi hindukiza turebe oya we hafata buretse turebe Flori abantu bahateye ingumi ndahombanyura nyine reka turebe hindukiza turebe kuri kumujyana ku ruhande se mushyiraho hagati turebe ago pega ingumi bamukubise ingumi yaka umuriro ahita hombana ariko ndamuhombanyura uramuhombanyura ariko noneho ni atari bo turashoje rero kandi wakoze cyane basezere wowe basezere okay mbasezere sezere bande basezere nyine uri kubona abo ndi kubona abadukurikiye okay yego tubashimire nk'uko Flori yavuze ngo tubasezereho kandi tubifuriza amahirwe n'imigisha byose bituruka ku Mana. Nongere mbwire inshuti zacu zakadasohoka mwamfura mwe nimufashirize uyu mwana ndabinginze nukuri nagira ibyishimo bibaturutseho muzaba mugize neza nk'uko nanone Floriane mwamwakiriye kuri zino mbuga zacu nkoranyambaga murabona ko ari umwana ushoboye kandi ushobotse. Floriane mu byukuri
mumaze kumugeza kure, mwaramwakiriye kandi nibyo koko ni byiza ko nimba umuntu afite inganzo afite ubuhanga ku bintu runaka tumusapotinga cyane iyo ari umwana byo biba akarusho. Reka tubashimire. Hanyuma nimero ya Florian nk'ibisanzwe ibirimo hano, cyakora Florian ongera uyibabwire ya nimero abantu bose bashaka kukubonaho, kubera kuri no muri vacances hari umuntu wakoherereza ikigati, akakoherereza ikiji, akakoherereza style nziza ukajya utsapa ugiye mu biganiro ukaba umeze neza. Hari umuntu ushobora kugukunda, telefone hari n'umuntu ushobora kujya telefone, ariko telefone se urayishaka nyine yaba batata wete Florian, ahubwo urayinizaho Florian uri kubigira imikino buriya. oya ntago mbigira ibikino ndayigutiza. Hanyuma rero ubwo hari umuntu ushaka kukwikundira akajya azana abana be mugahoberana mukishima, bese hari umuntu ushobora kugukunda mu buryo bwinshi butandukanye akavuga ati kuba mbonye nimero ya Florian biraryoshye. Harya ngo ni kangahe? 078 60 yego 11 yego 8. wow. Ego zino nimero uko zikurikiranye, nimero ibanza ni Florian. Ushobora kuba wakunze Florian, ngewe mbashaka ko Florian agira inshuti nyinshi kandi kugira ngo azibone nuko dushyiraho nimero. Wimvugiramo baze mvuga ijambo ryanjye nindi cutsa uravuga iryawe. Ego Florian ndifuza ko agira inshuti nyinshi, izo nshuti rero nizumugisha ndiho nsabira Florian. Ushobora kuba wakunze Florian, nimero ni iyo ngiyo ibanza hano mu kiganiro, yego nanabyanditseho muri kubibona. Ushobora kumuhamagara. Kabiri, nimero ikurikiyeho ni y'umwana inshuti yanjye, nayo we afite ibibazo by'uburwayi, wamugiriraho umugisha, wamufasha akivuza ibintu bikagenda neza. Hanyuma murumva ko yakoze n'uyu muvugo, mu by'ukuri no kumusapotinga kugira ngo ubuzima bwe tunakomeze tubusigasire. N'uyu muvugo azakomeze nonosore neza kugeza igihe dushobora kuwurikodinga nk'indi mivugo yose mukunda iri kuri social media, ibintu bikagenda neza. Ngewe ubwo ndabasezera, ariko Florian hari ikindi ashaka kubabwira. Ngo ufite inshuti nyinshi? Ngewe mfite inshuti nyinshi ni twigana, ariko ngewe nararangije, ariko ndababaye kuba abatica banjye barishimye, none nararangije, ariko nzajya kwiga ku kigo cyiza. Uzajya ku kindi kigo? Hari akantu twibagiwe nibutsa abantu, nakubwiye ngo mu mazi habamo inzoka, urabyanga kubyemera? Oya, inzoka iba mu byatsi. Yewe we ibamwo mu mazi, ibamo. Uzabaze papa. Ni ukuvuga ngo hari inzoka imeze nk'ifi mu mazi. Ndayizi. Urayizi? Yego. Noneho rero iyo ngiyo niyo hari igihe abantu nyine bakarya bagira ngo ni ifi we kandi atariyo. Karoti ko karyoshye kandi arakayuka. None se ikiyaga cya Kivu ko natabonamo inzoka nayibonamo? Nyine uzajye kubaza abantu nyine bashinzwe kukirinda umutekano, icyo uzabaza abantu mbese babizi. Ariko mu Kivu ntayirimo. Humura abona humura shyira umutima mu nda. Florian uzi kunseka, nuko ubona amenyo yanjye agenda ashiramwo, niyo mpamvu nseka. Yewe do ahundi wayashyizeho wa mugani ako iyo nyinyi bahora iyo nyinyi baho. Noneho ndashaka kumenya rero iyi vacances nabahe bantu ushaka ko muzahura b'ibyamamare uzi? Ba Fabrice. Oya, ba Fabrice se babaho? Kamwihorere no. Ba Fabrice babaho? Yes. Cyangwe habaho Fabrice? Nuko waruvuze ngo ba Fabrice, warunuburiye. Wese ba Fabrice urabazi? Ngenzi Fabrice niyo nkuru Fabrice. Uwo numwe oya mbwira abana muzahura turahita dusoza rwose nta kibazo. Akaguhura n'abana b'ibyamamare nkajye nyine nkawe kabisa. Kiye nkunda ko unabyemeza kuri cyamamare. Nyine nshaka ko tuzabishira bya bindi, tuzabishira muri bya bindi. Muri bya bindi bihe? Muri bya bindi byo koga.
Kaba mukobwa we ntago woroshye. Undi mwana ninde? Undi mwana ninde? Abana bose. Bwenge ntumukumbuye? Ndamukumbuye ariko tuzabishyire hamwe. Gasikiri. Tugiye kuriya ku mazi. Ubundi bidumbaguza ubereke kuri umwana w'irubavu ku mazi meze nk'akabwibira wongera uvamo gahunda. Ariko hari ibiti biba bishinzemo, hari amadarapo y'umutuku utagomba kurenga. Kandi ugomba kujya mu mazi ari uko hari umuntu uzi guhita gukuramo fast. Sibyo se? Ntago ari upfuka kwishoramo. Ikibazo rero abana b'i Kigali n'abarezi ntabwo bazi koga, bizagenda gute? Genda bizi. Uzabafasha. Kurya se bazarira he? Ahantu heza, nzabajyana ahantu heza turye nyine turgisi. Murgisi cyangwa murya amafi? Tujye amafi, tujye ibyo dushaka. Murgisi ibiri ku isi, murya ibiri ku isi. Tujya koga. Ngewe mfite amakabutura menshi njya nogana. Sengeri. Udukariso. Udukariso sinjye natwoga. N'utubuci kopa. Cyangwa n'utubikini. Ariko mikoro ntago ihari. Naringize n'udukariso. Aya. Ntago watwogana. Ariko nguzi kutumesa. Ukakamesa neza kagahinduka umweru dede. Aha. Ubushize nasanze uri koza ibyombo bikeye abantu barebye video baravuga ati uyu mwana burya ni icyamamare koko usiko ibintu byose abyumva. Handi hari abana babaswa batazi koza ni umva batazi koza n'akabasa kakabase gato bogerezamo ibinyomoro ugasanga shwi. Ariko wisahane furusheti urayoza igacya mu mabasa 4 yose wa mukobwa. Harya na 5. Imwe kogerezamo, iyo kunyugurizamo, n'indi yo kunyugurizamo, n'indi yo gushiramo ibyo. Urarenze. Ubundi rero niho ukwiye kuba icyamamare. Ubundi no kuvuga ngo icyamamare kigomba kuba gifite ujye uhora mu masogisi amwe, inkweto imwe yanacitse. Akugurashaka iki koko? Wambabariye. Flore wambabariye imbere wampereye. Oje nakubwiye ko rwose nkeneye impuhwe za Nyagasani. Ariko umugore wawe nazagufasha. Umugore wanjye se ko nta kazagira bizagende gute? Dore mama na papa bo bifitiye gahunda barimo. Naho bifitiye gahunda barimo. Mama na papa akora bemera abantu urabemera? Ndabemera. Ababyeyi biza bandeze. Uti bakuremye. Bandeze. Bakuremye wariko waruvuze? Barakureze. Urabemera pe? Ubakurira ingofero bakubitira isaruti kabisa. Saruti. Ariko kutarakora umuvugo kuri mama na papa ngo bavuge ibigwi mbumve. Mfite MTN none wowe hemeza. Wabimbwiye? Oya nose nabikubwiye ku muvugo. Tubishiremo se? Tubishiremo nabyo dusoze tubishize. Kubitamo twumve rero none bose. MTN uratangaje, urakataje. Banze ukurikirana n'Imana itumanurira amano. Waturokoye COVID-19. Nkuko byumva? Ndiho ndabyumva. Naho bisoreje rero. Ubu no butubuzi mba ndogasabitse wasere. Naho ari ubutubuzi no kuri Icyose ni uguseka gusa. Igihe icyo ziri uguseka. Ndashaka kukubaza yadukije COVID-19 gute? Ariko ziko ari byo. None se hari utuntu nibutse abantu badusesengure ndabyibutse. Ariko rero ushobora kuba unyibye ufite igisigo cyayo cyuzuye ahubwo uravuze uti reka noye ko kimuha cyose di. Ufite ibanga nakuvumbuye. Ibanga rihese. Abantu bo muri MTN uzi ko mfite icyamamare gikora muri MTN wari ubizi ko kino kiganiro arahita kibona ako kanya. Ako kanya arahita kibona direct. Niyo muntu wa mbere gishari. Uraba wabyeditinze. Asangiye uzi ko ntinza. Genda tinza Flore. Yes. Uratinza do. Nk'iki cyumweru. Tubitegere mu gitondo kiboneho. Mu gitondo. Oya gitondo nijoro. Ako kunda kwireba ye kandi uzibona. Ukunda kwibona. Ukibonuka wibona muri telefone. Ukibona uko wavugaga. Reka mbanze ndebe ni mama ikiri ku. Iriho.
ngo bimeze bite se wari ugiye kuvuga iki kuvuze ngo reka ubanze urebe ko mike iriho none se ubwo turashoje rero tubasezere ngaho tangira ubasezere wowe oya ni wowe ahubwo ni wowe ko nguhaye uburenganzira ni wowe usanzwe ubasezera ariko rero uwo mukobwa nimba aricyo gihembo baguhembye baguhaye umukecuru ukuze wawe uwo mukecuru arakuze dore impamvu yambaye akira aya ntabwo ngiye nkakundana n'abakecuru n'umugore wanjye ni mwiza ni mutoya aracyari muto aracyari hoho Floria turagushimiye rero wakoze cyane kuduha ikiganiro tumenye uko vakanse yawe imeze tumenye ko muri iyi minsi uzajya kuganira n'abandi bana i Kigali kuri televiziyo zitandukanye ni byiza dushimira abantu badukunda kandi bakagukunda bakomeje bajye bareba ibiganiro ukora ariko rero ukomeza nawe ubakorera imivugo myinshi yes tubashimire cyane nshuti zacu z'akadasohoka tubashimire muri abantu b'agaciro cyane dukoze ikiganiro mu masaha ya nimugoroba niyo mpamvu amashusho muri kubona yagiye ahindagurika uko amasaha twagifatiye yagiye akurikirana turizera ko mwamaze kubyihanganira hanyuma ndifuza ko uyu mwana w'umukobwa mukomeza kumubera inshuti z'akadasohoka ugomba nifuza ko Floria nimba wamukunze ukaba ukunda ibiganiro akora cyane cyane biba ari byiza ushaka kuvuga ngo uyu mwana namuhuza n'umwana wanjye uyu mwana namusura uyu mwana namusapotinga ushobora kumuha inkunga ku mivugo wagenda ategura nababwiye ko nimero ye niyo ngiyo iherukwa na 18 twashyize hano kuri screen ushobora kumuhamagara ukamubera inshuti cyane ko ari umwana nyine mwiza cyane mushobora kuganira ibintu bikagenda neza cya kabiri kuri Floria mwamumenye ku bitangazamakuru bitandukanye Floriane ndakubwiye ko nitwa Floria ngiye ubyishe boss we ngiye ubyishe urambabarira cyangwa ndyame hasi ukubita umurezi urambabarira okay byiza cyane yego mwamubera inshuti cyane ndabizi hari abantu mugira amatsiko impamvu ugiye shyiramo nimero ye hari abantu mugira amatsiko kano kana ndagakunze we ariko iyo ufite nimero ye uhita ujoyinga ibintu bikagenda neza cya kabiri ni uko tumwifuriza amagara mazima kugira ngo impano ye nyine ikure igejuru ibintu byose bigende neza hanyuma umwana bari kumwe nababwiye ko n'umwana ufite amateka mu muryango ariko tutifuje kuvuga nyine umuryango we kuko nta burenganzira twabasabye ngo tuvuge amateka y'ubuzima bwe ariko giye icyo mbasaba nuko mwamusapotinga yaberetse agapombo akoresha ajya abura umwuka ndetse n'amasomo ye ntagenda neza kino gihembwe cyamubereye kibi kubera ko abura umwuka bivuze ngo tutagize n'icyo dukora ibintu byagenda nabi ubwo murabyumva nk'abantu bakuru ariko ni mu musapotinge ni ukuri iyo nimero ikurikiranye n'iya Floria niyiwe ni ukuri nazagira ibyishimo mwamuhaye inkunga zo kumufasha akavuzwa ibintu bikagenda neza cyane tubashimire rero ibiganiro byacu nakagaruka kandi ibyo mwifuza nibyo natwe tubifuriza kandi tubisaba Imana kugira ngo byose bigende neza ndabakunda nitwa Manuel Kanani.